Muraho neza nshuti zacu bakunzi b'ikiganiro. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko y'ingenzi cyane mu buzima bw'abakora ubworozi, uruhare rw'Umuryango mu buzima bw'umworozi. Ese koko umuryango ushobora kugira uruhare mu iterambere ry'umworozi? Reka turebere hamwe. Icya mbere, amahoro n'ubwumvikane mu rugo ni inkingi ya mwamba mu guteza imbere ibikorwa by'ubworozi. Umworozi uzi ko mu rugo ari amahoro, akora atuje kandi agafata ibyemezo biza. Uwo mutuzo umufasha kwita ku matungo, gutegura amafunguro yabyo, no gutegura isoko neza. Abana nabo bafite uruhare rukomeye. Iyo ababyeyi babigisha guha amatungo amazi, kuyasukura cyangwa kubashakira ibyatsi, baba babateyemo umurava no gukunda umurimo. Uko abana bagenda bakura barushaho kugira ubumenyi, kandi binabatoza gukunda ibi iwabo. Ibi byose birajyana no kwita ku burere bwiza. Umwana wahawe indangagaciro zo gukunda umurimo, kubaha, no gukorana n'abandi, aba afite amahirwe yo kuzakura ari umuntu w'ingirakamaro. Ubworozi bukwiye gukoreshwa nk'ishuri ry'ubuzima n'uburere. Umusaruro w'ubworozi, yaba amafaranga, amata, amagi cyangwa inyama, ni umutungo w'umuryango. Ni ingenzi cyane kuwukoresha neza gutunga umuryango, kwishyura amashuri, no guteza imbere ibindi bikorwa. Ntitwakwibagirwa ko amafaranga avuye mu bworozi agomba gucungwa neza. Niba bishoboka, shaka konti y'ubwizigame cyangwa ikimina. Bika utwo winjiza kuko ejo haba hari indwara y'itungo cyangwa igiciro kigabanutse ku isoko. Umuryango uhamye ni wubaka ubworozi burambye. Iyo buri wese afite uruhare, ntihabaho guhangayika, ahubwo haba gutsinda no gutera imbere. Turabashimira ko mukomeje kudukurikira. Reka tuganire, ni gute umuryango wawe ugufasha mu bworozi? Andika igitekerezo cyawe hasi mu gice cya comments. Tuchikwe, kora subscribe usangize na bandi iyi video, kandi tuzongere duhure ubutaha.